Kwicuza k'umugizi wa nabi. Ubuhamya bwa Nsabimana Bernard wahimbwe kimashini. Ni nyuma y'uko hakozwe ubugenzuzi mu nkiko gacaca mu gihugu hose, bigasangwa ko uyu kimashini ari we Nsabimana Bernard ukomoka mu karere ka Ngoma, aho yishe abasaga 300 b'abatutsi mu mwaka w'1994. Ubundi mu mateka y'u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yasize ibikomere bikomeye mu mitima y'abantu ndetse n'isi yose. Ni amateka agaragaza ububi bukabije umuntu ashobora kugeraho iyo ayobowe n'urwango, propaganda ndetse n'ubujiji. Tukaba tugiye kugaruka ku buhamya bumwe mu bagize uruhare muri ayo mateka mabi, harimo Nsabimana Bernard ukomoka mu karere ka Ngoma, cyane ko yemera ko yagize uruhare mu kwica abantu benshi b'abatutsi. Ariko si inkuru y'ibikorwa bye gusa, ni inkuru y'urugendo rwo kwicuza, kubabara mu mutima no gushaka imbabazi. Ni inkuru itwereka ukuri kudashimishije, ariko kandi igatanga isomo rikomeye ku kamaro k'ubumuntu, imbabazi n'ubwiyunge. Nsabimana Bernard wahimbwe kimashini avuga ko kuba yaragize uruhare mu bwicanyi bwahitanye abantu benshi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 ari ubuhamya bwe bwite. Yemera ko ibikorwa bye byari bishingiye ku rwango, gutwarwa ndetse n'imbwirwaruhame mbi n'igitutu cy'ibihe, cyane cyane igihugu cyarimo. Nsabimana Bernard avuga ko icyo gihe atatekerezaga ku gaciro k'ubuzima bw'umuntu, ahubwo yabonaga abo yicaga nk'abanzi, atazi neza impamvu nyayo ibimutera. Ibi bigaragaza uburyo propaganda n'inyigisho mbi bishobora guhindura imitekerereze y'umuntu, akagera ku rwego rwo gukora ibikorwa by'ubugome bukabije nk'ibyabaye. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994, ubuzima bwe bwahindutse burundu. Nsabimana atangaza ko atigeze abona amahoro mu mutima namba. Ahora arota abo yishe, akumva ijwi ryabo rimusaba ibisobanuro. Aya magambo niwe wayitangarije mu kiganiro yakoze. Ibyo byamuteje ihungabana rikomeye n'akamaro yabujije abandi kuba bakabaye bariho, hanyuma akaba afite akababaro gakabije. Kuri ubu mu gihe cy'ubutabera n'ubwiyunge, yemeye ibyaha bye, asaba imbabazi ku mugaragaro, anagaragaza ko yicuza byimazeyo ibyo yakoze. Avuga ko nta kintu na kimwe cyashobora gusubiza ubuzima bwabo yambuye, ariko agahora agaragaza ukuri kwe ko ari intambwe yo gufasha abandi kwiga ku mateka no kwirinda gusubira mu makosa nk'ayo yakoze, agatanga n'ubuhamya. Inkuru ya Nsabimana Bernard kimashini si ugutinyisha gusa, ahubwo ni ibyo gutanga isomo rikomeye ku bantu bose, ku rwango n'amacakubiri bishobora gusenya ubumuntu bwacu. Ariko nanone no kwemera amakosa no kwicuza ari intambwe ikomeye iganisha ku bwiyunge, cyane cyane mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Jenoside yakorewe abatutsi rero mu mwaka w'1994 ntigomba kwibagirana na busa, ahubwo igomba kutubera isomo rihoraho ryo kwirinda ndetse no kurinda ubumwe bwacu no kurwanya icyatuma amateka mabi asubira ukundi. Mu gusoza, nk'uko ubu buhamya nk'ubu ngubu bigaragaza, amahoro n'ubumwe bitangirira mu mitima yacu. Guhitamo urukundo aho guhitamo urwango ni inshingano ya buri wese. Ni nako dusoje, twibuke twiyubaka. Naho ubundi birumvikana, uyu nguyu yakatiwe urumukwiye.